Itangiriro igice cya 16. Hagari na Ishimayeli. Sarayi muka Aburamu nta mwana yari yaramubyariye. Sarayi yari afite umuja w'umunyamisirikazi witwaga Hagari. Nuko Sarayi abwira Aburamu ati, dore Uhoraho yanyimye ibyara, none genda uryamane n'umuja wanjye, ahari yaducikura. Aburamu yemera inama Sarayi amugiriye, maze umugore we Sarayi azana umuja we Hagari w'umunyamisirikazi, amushyingira umugabo we Aburamu. Ibyo byabaye hashize imyaka 10, Aburamu atuye mu gihugu cya Kanani. Aburamu aryamana na Hagari, amutera inda. Hagari abonye ko atwite, asuzugura nyirabuja. Sarayi abwira Aburamu ati, izi ngorane ni wowe uzinteye, ni wowe watumye ngushyingira umuja wanjye. None aho aboneye ko atwite asigaye ansuzugura. Uhoraho niwe wadukiranura. Aburamu aramusubiza ati, umuja ni uwawe, mugenzi uko ushaka. Nuko Sarayi ajujubya Hagari ku buryo yamuhunze. Ariko umumarayika w'Uhoraho asanga Hagari mu butayu, hafi y'iriba riri ku nzira inyura mu butayu bwa Shuru. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi we, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, ndahunga mabuja Sarayi. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, subira kwa nyokobuja, maze wihanganire ibyo akugirira. Abazagukomokaho nzabagira benshi cyane ku buryo batazabarika. Iyo nda utwite izavukamo umuhungu, uzamwita Ishimayeli, kuko Uhoraho yumvise uko nyokobuja yakujujubije. Uwo muhungu azamera nk'indogobe y'ishyamba, azarwanya abantu bose, kandi nabo bazamurwanya. Azatura yitaruye bene se. Nuko Hagari atangarira Uhoraho bavuganye, avuga ati, burya uri Imana iboneka. Niko kwibwira ati, ese koko nabonye Imana none ndacyariho? Niyo mpamvu iryo riba ryitwa iriba rya nyir'ubuzima undeba, riri hagati ya Kadeshi na Beredi. Hagari abyarira Aburamu umuhungu, Aburamu amwita Ishimayeli. Icyo gihe Aburamu yari amaze imyaka 86 avutse. Nyuma yo gusomera hamwe igice cya 16 cy'igitabo cyo mu Itangiriro, subiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere, umuja wa Sarayi yitwaga nde? Ikibazo cya kabiri, umuja wa Sarayi yakomokaga mu kihe gihugu? Ikibazo cya gatatu, Aburamu abyarana n'umuja byari byateguwe nande? Ikibazo cya kane, umwana Aburamu yabyaranye n'umuja yitwaga nde? Ikibazo cya gatanu, Uwiteka yavuze ko ari iyihe mico izaranga uwo mwana? Uwiteka aguhe umugisha naho ubutaha.